uzi ko nyuma baje kuncyura ngo nabakoresheje mu nyungu zanjye bwite. Reka reka. Ingo none ako naho wagotifaza nabo nabagome uzi ko gotifaza yabwiye kiriya cyana ngo we ngurira icyana cy'igikunguzi kigajya kivaho umwana mwana gotifaza kuboroga amabere ya nyoko kikongera kikaboroka nanjye nari ngeze mbarara gasuku yarazaga ngo ntabwo space iravaho se mbese baracyari kuvuga nari ngeze mbarara kira cyane bro abana ni ibigome uzi ko Rwanda rwarize bro rwararize nyine rurarira Sunday ngo warazaga mu kamoro ugahengeza ngo ndebera ko live ikiri bro no cyararize nyakurira no Brian akajya avuga ushango ndebera ngo ukuntu ndi mwana bamubabaje no nanjye nkagenda nkakurura isura ya kira cyana iri imeze nk'uruziga urumva nkayikurura nkabona imirarira nawe ni woroshye wa mugabo nari ngeze mbarara akitwa Jean Paul urumva Jean Paul ngo ndi neza urumva nawe aba ariteretse mu gitondo aravuga ngo gasuku iyo mubonye mba mbona ameze ngo nka byabyana byabagaho muri jenoside byitwaga ngo ibikombozi bro nahise ngera mbara ahise ugera mbara bora ntabwo uzi ikintu cyagushegeshe umuntu bita Dadide Maxime ariko ibya Dadide byashakuje iriya space uriya yo ntagira Dadide Max niwe wakunkubitiye ndavuga nturamuhambije akakubitwa n'inkuba Dadide Maxime yaraje aravuga ati ubu turi kuvugana simpaguruka mu nzu nabaye ikimuga bro space yose y'abantu ibihumbi bingahe bose baraturika bararira bro ndavuga nti manzo wumva uko bimera agakubitwa n'inkuba uziko ako mwana Sunday yo uzi ibintu aba bahungu bankoreye bro bakwisha urubozo ndakubwiza ukuri ko noneho Dadide Maximo uziko nawe yavuze atajya arangiza sibyo yavuze amasaha abiri anshinja ibintu bro nibaza ukuntu nshobora kuba naragiye Denmark kujya kumugira kuriya yaravuze ngo uyu mugabo yaraje amuvugaho amagambo n'amatwi ava mu matwi yikubita hasi arazimira ati ubu ngendera mu kagare abantu bose ariko wari waramuvuzeho se baramurimbuye ariko uzi ibintu bakoraga kuri Instagram baramuvuze nyine bamuvuzeho kera kiri mu moto baramusibye nyuma y'ibyo wari umaze igihe unkorera urumva nagutumyeho abantu uranga ntabwo ngiye biragoye kugira ngo ufate umuntu mwatake cyangwa ncoze intambara niyo waba wahushije amakosa nakwegera nkagusaba imbabazi nakwegera imbabazi niyo waba wankoreye nta kintu nagukoreye Sunday ibyo byaba Dadide Maximo wenda byo ntabwo nagenda biternyeho konte kuko nabwo se n'abantu baraza kuza kuvuga se urukumva ati Gasuku yagiye Denmark ati sibyo ariko biriya byuriya mwana ngo ni buri kana naravuga ni ibaze noneho mwana ariko ngo God yaramugangurira cyane yaramugangurira icyana kikarira bro amarira nyayo kandi atari ngo ni cyo kwiriza amarira nyayo bro umwana akarira abantu barabizi hano ariko God nawe wari waramukubisa ahakomeye kiriya gihe uzi noneho agakoryo kaje kubaho urumva kiriya gihe erega amaze igihe kirekire ntwika Jay yashyiragaho ikiganiro urimo kumva ikiganiro mu minota ingahe kikaba kigize views adashobora kubara Jay izina ryagiye yarakwinjirije Jay yagikora mu gitondo agahita abyuka kuri indi nkuru noneho yavuga ngo ariko ubundi uwo Godfather nuwe ntabwo ari uwo Godfather my brother PM I see you brother buriya mu bantu bashatse kurenga umurongo
ahantu ashobora kwihangana ni Gasuku n'umuntu bita afata ku mavuta. Arifata yarakubabaje nawe kabisa. Ntabwo yambabaje, yakoze ikosa ngo namubwira ntabwo ushobora kubabarira. Yaragiye arandika kuri Twitter ngo I'm coming for you. Ngo ajya gushaka umuryango wanjye. Ndamubwira nti ndagusubiza ndagusubije kuri iyi mihanda, ndagutegereza igihe cyanyacyo. Bana aba batipe barakabyaga bana. Hari igihe umuntu akora ikintu kibaze uyu nguyu iwacu hari ukuntu twari duturanye nkaba ntamuzi. Ariko niyo mpamvu yafunzwe nawe bagahita bavuga ngo niwe wamufungishije. Uretse gato shaka. Uretse gato nkubwira. Umuntu bita ngo dufata kuvuza ku byo gufungwa. Uvuze ku byo gufungwa. Ntabwo bihakana. Uretse gato. Urumva ni 2017 bya biri bya speed nyine byo gufungirwa byo bya speed muri Amerika bagufata bakagufunga iminota 30 20 uri kumva Godfather yaraje akajya avuga ngo uyu ni umukrimineri avuga ngo ngewe azana mugshot yanjye none kuri mugshot hamwe bavuga ngo wafungiwe speed gutwarana umuvuduko Godfather akajya bihisha akababwira ngo reba ngo ni nawe icyo wafungiye akabipfuka bro none ku mutima nkajya mvuga nese wakwerekanye icyo nafungiye rugomba kugira ngo nyine ibintu bihabwe umucyo ni nabyo ejo buri cya Bosco cyagiye kuzana ngo kirazana ngo nawe ngo yavumbuye urumva ngo narafuza ujye ubabwira kubera ko watazi icyongereza icyo nafungiwe nyine gutwarana umuvuduko byo byari byanditseho ntiyabimenya nyine muri Amerika n'akantu gato bagufunga kuba warafungiye muri Amerika burya ntakagira umuntu ubifata ngo abigire topic muri Amerika n'iminota 2 bahita bagushyira muri system ko kanya bahita bagushyira muri system niyo bakwambitse amapingu urugusobanura igihe kitari icyanyacyo wari kuza kiriya gihe kandi nta mwanya nari kuguha ntawe nari kubona abantu bashaka kuza kumvuganira witwa ngo tufata gahita banigana ijambo barakuvuganiye mu gikari sha ko nahamagawe na telefone nkikanga hamagaye telefone Sansana Diana Sansana Diana wawe yagarutse Diana isavuga ati ku muhungu yo nari nateguye abatangabuhamya nk'abo muri Arusha abazagushinja ni ukuvuga ngo buriya hari ikintu cyabayeho utazi urimo kumva nari mfite abantu barenze nka David Maximo nuvuga ngo buriya mu buzima nujya gutegura intambara kuriya ntuzagenda ufite ugomba kugira plan A B C D PM E ntabwo ntuzakora ikosa ryo kugira ngo iya mbere ni yangandazana iya kabiri ni yangandazana iya gatatu PM Sansana ubas kankurambitswe Godfather ni wumva ngo sibyo ni wumva ngo nageze Uganda it might be this week or next week sibyo ngewe uzahita umenya ngo nibwo ngiye kubaha content mutarabona kubera kiriya gipeti bro nemeye ntegatike itike y'indege ngo ni 2,200 my brother ngombe nzamubereke yicaye hasi arambije nkora content niba ari ikintu ntigeze mpagaciro sinzi niba uko ntigeze mwiyumvamo urumva yonyine uriya mutipe iyo mubonye inzoka zirani simukunda pe hari ukuntu urabona umuntu urimo kumva bro mwebwe abatangiye uyu munsi urimo kumva urabona hari igihe umuntu aza kugukoraho inkuru urimo kumva ukabireba akavuga uzi igihe yatangiye kuvuga yatangiye kunkoramo views igihe cya saga ya Miss Rwanda ireba ari kera azana ikigabo cyo muri Kenya ngo cyitwa Godfather urimo kumva babimpaye naramurebye nuva simukunzi ndavuga ntuyu nguyu sinzigera muvugaho narimwe kuva icyo gihe n'uyu munsi sinigeze mvuga kuri uriya mwana njyaga njya kure mureba i Muhanga bro njya kumureba i Muhanga nkamugurira ingurube tugasangira ariko ejo bundi yakoze ikosa
yakoze ikosa bro, afata kumureba imuhanga cya kiganiro cyane joro yaranakubwira ngo uri inshuti ye mwaraganiraga nk'abantu b'inshuti kabisa. Sinigeze niyumvamo na gato. yaragiye afata umuryango nako umugore wa Magashi bita Antoinette urumva araza mukinira ku mubyimba bro, kandi papa uriya muhungu niwe wishe umuryango uriya mudamu. Uri kumva biremereye, tugaruke mu makoyi uko arikoze bye koko nahise nohereza buretse gato, nahise nohereza Pastor Claude direct kujya simpari nohereza Pastor Claude ndamubwira ndi Pastor Claude fata tike ugende ugaragaza ukuri kw'ibi bintu. Gazi twagiye ariko uyu munsi ryaremye abagome pe. Abasaza barahari batanze ubuhamya. Apana izina ry'Imana man ryaremye abagome kabisa. Uyu munsi turarya ko buryo uvuga ibintu byinshi abantu bakagira ngo bimwe si ukuri, bakagira ngo ni za brag zawe ba jewe man, kandi nkubwira ngo niyo mpamvu nohereje Pastor Claude. Ariko niwumva ngo ndi Bugande ntaho uzajya njyewe ntaho ko yakatishije Mweze flight ticket yanjye se itinerary yanjye kuba avuze ko yageze kuri 2 ubwo yakatishije. Ndakubwira ko ntaho azajya bagiye gukubita bagiye gukubita Bandrama noneho Bandrama ari mu myitozo ngo nagaruka azaguhugura.